Uya soro beauty soro saba afite insage nitunonosore iby'amaruko ya tutabijyamo kure kuko ibi bintu binakaze bigakomera wakubita n'umuntu oya sinamukubita ko mwaje kuguresha nkorobi we wikwiriza cyangwa uje kurereka nkwerekeza izi bitanu sibyo reba kiragikoka gifite amabona oya ariko nanjye reba kirakiri kugazunguza reba shaka Erike nahageze kurenege mutubone byihuse okay aho hafi hari ikigo nderabuzima mbwira dukemura ikibazo hari ikigo nderabuzima hafi aho ngaho aha turazohereza kuri ambilansi rero narakubwiye ati waje guheregwe cyangwa ukuntu bigenza ujye ukoresha kakana arakoze cyane ibera arabikoze Dogiteri kuzana ibitama binini cyane vuba ngaha ubwo ni projet natangiye mu myaka 2 yo kuzana amatama ni ukuvuga ngo amatama buriya ni ingirakamaro cyane uzi ko uko turukana hanga gari kuza gake none ubu natangiye projet yo kugagura kugira ngo byibuze turebe ko amatama buriya amatama hari amatama gavamo n'amashanyarazi projet yawe ntago iri kuguhombera bunaje kubera ko ari no gutendera ahangaha none bimara kuba nk'ibihungizo right twizere ko abantu hirya no mumeze neza cyane satse kongera kwikaze mu kiganiro Start na twishimiye kongera kwakira karibu sitari karakantu ka sitari nk'amateka yakuba wibuka sitari karakantu ka sitari uzi kuja kujya umuceri mu murayidi kagira imana rikakugwa ugatavuga bati karibu ugatavuga bati sitari oya ucyumva sitari byonyine karibu sitari niwe uyigamba karibu niwe bayivuga abatetse irayi bakavuga ati karibu sana none wowe uhita kuvugira sitari irindwi cyane no ndashaka no man ari job nyinshi cyane muzakora nyinshi iyo yaryoha cyane harimo nka mitsutsu mbona zikomeye oya wundi ngiye mbona mitsutsu joke nziza yaryo ariko kwambura amafaranga mitsutsu nuko tudakina ibintu byo mu buzima busanzwe ngo tubishira muri filime nabundi wiriwe neza mitsutsu vuga cyane nawe umeze neza mitsutsu kumeze neza ko ndi kukureba koko mitsutsu bavuze cyane abantu bari kutwumva niba bari kubyumva neza wese ko twegeranye iyo umuntu yagafata iyo umuntu yagafata cyawe ntabwo uragafata karacirukanga nakwiruka ndashaka ubwire urumva ni kintu uzi kuri mitsutsu iyo atari mu kazi wamumenya hikiza wamumenya hikiza hanyuma mitsutsu iyo yagiye mu ntara uko biri kose nabyo Bwambere mwajyana mu ntara mu kazi mujyana ahantu henshi hatandukanye ni kindi kintu umuziho ageraga mu ntara yananiwe aba yananiwe buri ntara yose nubwo yaba agiye mu ntara y'umujyi wa Kigali yananiwe naho unagiye kumubaza urumva ubwoko bw'irasaha yambaye kubera ko yananiwe reka tube twitonza ahubwo tumujyane nk'umuntu wananiwe oya ntabwo byakomeye itsura urakomeye ingenda komeye fo
ariko mani ntabwo turi kumwe na mitsutsu mani ntabwo turi kumwe na mitsutsu uri kumwe na no ikintu ibyo ngibyo gitangaje ntabwo ndizi kuri mitsutsu ibintu kumwe na Rujama. ntabwo njyewe ntashwe ndizi kuri mitsutsu mwamubwira uyu bintu ko muzabyakora yegereye mikro yego babyeyi aha uri kunyumva fresh se uzi se buriya mani ntabwo byabaye ubwo rero dore n'uwo nguwo niwo nafataga gutya niwe wari wabundukiye ntabwo kubera yifite umusaza ugira mikrofone ndiho nta kibazo kuri mitsutsu iyo kenshi mwajyanye mu ntara mukomeje akazi gatandukanye uretse kunanirwa NSABI yaratubwiye ni ikihe kindi kintu muzi kimeze gite imyitwarire ye imyitwarire nuko aba yitonze hari umuntu wigeze kumbwira ngo NSABI ngo iyo atari mu kazi like nyine atari gukina ariya mafilme ye ngo aba yitonze kuko ushobora kumva ese umva buretse gato utari warangiza buretse tubikemure bigikomeye burya iyo ntahari muramvuga hari umuntu wakubwiye ngo NSABI iryo zimwe rero uva ngo ubwire kudu suri kurebaga amazimwe kaba buretse barambwiye ngo aba yitonze ngo barakubwiye ariko ndi kubona barabeshye ahubwo bishobora kuba ari imitsutsu ariko mitsutsu nukuri ariko pete kuhaye ikaze pe twaguhaye ikaze ko nibwo bwa mbere nibwo bwa mbere yitwa Energy Radio ni radiyo ikorera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ikumvikana mu Rwanda hose KGL baratwumva kuri 90.3 intara y'Amajyaruguru kuri 40.8 FM hanyuma mu burengerazuba bakatwumva ku 107.3 FM aho hose baratwumva cyane byari fresh hanyuma mitsutsu ni mitsutsu uziko ni Kigali mana hari ukuntu ushyira kuri radio kandi ni Kigali ntituyumve ntituyumve ariko namwe tukabumva noneho muri nakure turi nakure twaje tuje ibintu nsaba ariko bakorera buriya twabyizeho nabonye komedi yaziretse none yagiye muri football ahubwo njye nabonye agafoto narakabonye wanditsa wahinduye umwuga ni ukuvuga ngo tuzagerageza na karate ariko nabonye irimo nabonye na karate irimo nsa anjye ubu nahinduye umwuga wabaye mudugudu oya ariko niko ja cyari kamito tubwire ratabahinduye kubera ijoro nagize muri karitsiye mura n'abapolisi benshi ndibaza ahantu habaye ikigo byari bisanzwe ari amahoro naho wahinduye umwuga sha bazakuvuna umugongo rero umwuga mitsutsu turashaka mitsutsu abantu bazi cyane ubu natangiye business iyihe business ikomeye mu Rwanda ndagira ngo ni Musanze bayimenye ubu ni njye umuntu wa mbere ushobora gukuraho telefone nziza accessoires zose zimeze neza se mufungira amazi k'umuriro izere ko bari kunyumva aya turi kugira ngo ijwi ryawe risohoke rimeze neza ubu ngubu noneho nanjye ndi kubarizwa muri Rujama Phones Rujama Phones ni company icuruza amatelefone kandi company yanjye yawe your own company niyo CEO muhame hamwe wegenda ukine football bro wegenda ukine football genda ukine football uzajya uza nguhe telefone yo kuyifata ariko nta kibazo nta bindi wakora ukina football afite n'umushinga wo kuza amatama urumva yatangiye kera urumva ko rero bizagenda neza azajya yifotora yagiye ku kibuga n'amatama yafotore urumva bizaba bimeze neza cyane mitsutsu ubundi mu buzima busanzwe ni muntu ki mitsutsu ni umuntu usanzwe umuntu ukunda kuba ukorana n'ibigo bitandukanye nk'iguriro ushobora umuntu ukunda kwamamaza cyane yego iyo yagize mu bindi bitangazamakuru nawe buriya nabanza tubwire huzi abaretse kwamamaza uri kuduprofita ariko kuduprofita ageze mu bindi bitangazamakuru ariko kuduprofita tukamwihorera nabanza tubwire mitsutsu wariwe ariko ndagira ngo abo bantu kwamamariza
bazi kuri kuri igitangazamakuru ko bagomba kuza kwamamaza ahangaha ibyo barabizi ko ngomba abo bantu uri kwamamariza na Rutami igomba kuva hano isize mention ahangaha bashobora kuba baza ariko ahangaha energy nayo igomba kumenya ko yuko nabura energy nayo umuturage wese uri hano muri kano gace cyangwa uri akibaza ahantu tuba twavuye bro se bitahe gutyo ari amatama yansabi se yazakubete yazabiyunguruza gute biwe urumva rero ako MITSUTSU anyway MITSUTSU ni umuntu usanzwe ni umuntu uri aho nk'abandi ntabwo ari umuntu wenda niko byane nka NSABI mushobora guhura bene NSABI kamureke ataza kubifata n'akarakara vuba agira umushiha buriya dushobora kuvanga twongera kuvugana gusa ni umuntu mwiza yego urumva gusa ariko nta bintu byatanje yego nta bintu byatanje yamaze kurakara nuko rero buriya birarangiye ibintu byatanje umuragenda nawe utarebana hari ibirenze ubwo abasubone hari ibintu utegereje ko avuga sabe n'umuntu ntago ajya arakara sawa ni umuntu usanzwe warangije kubivuga cyangwa mwana wikwigarura hagati hari umuntu twanyiganye ijambo kandi umupapa nawe wadanje afite umusatsi mwiza sibyo afite umusatsi ntabwo uzi akamaro k'uwo umusatsi kandi ufite ari umuhungu ariko ni mwiza none se urabona wowe reba ukuntu wakaraze n'injwiri ziri aho ngaho urakoze umwana ukuntu ufite agasatsi mwita umwana nuko ibyo akora tutabivugira kuri radiyo ariko aka gasatsi karamutunze da aka ngaka uri kureba umva ubundi turacyari muri intro ariko hari filime yitwa Forest The Forest harimo n'amashyamba menshi cyane imeze gute iyo filime mutubwireho gato cyane bunduki yegera microphone my brother bunduki bandimwe nawe nabasobanurira ariko nawe nabasobanurira siwe nyirayo ariko nsabi turi kumwe na boss wa The Forest ariko nituvana kuri radiyo reka tubwire abantu bari i Musanze duhurire hano mubiza niho tugiye guhita tujya ibiza tujye mu kwezi kwa gatanu niho turi baba bashyiramo agakweto bashyira ahantu heza fresh n'abanye kabisa Sabi this is your city Musanze ni mu rugo ni wanyu ndifuza ko aba bantu baje mu mujyi wawe wa Musanze aho wavukiye aho wakuriye ubaha ikaze kuri papa nirangegera se ngo wapfunyikira ingagi MITSUTSU already abantu bamaze kumwumva aguze kuzwera n'abandi bantu muri kumwe ahangaha urumva abandi bumvishije MITSUTSU mu yindi sura ntekereza ko umuntu wamenye MITSUTSU iryo zina yamumenye kuri wa musinzi wa danje uhora yasinze yaba yanyweye yatanyweye wamuhumuriza akantu nyine ko nuko nguko abayemereye so uyu munsi dufite MITSUTSU uri calme utuje ucecetse na araza kugerageza nyuma y'uko baza kutubwira projet zabo araza kugira turajya no kukagura mitugenda ajya kukagura agake akantu ko kumwe nushaka ukihumurize gusa rero ivuze akantu abantu bumva inzoga kandi njye ntabwo inzoga unywa n'amazi hano turayafite byaba ari sawa uyihumurize tu yazana mbenya nkwa ahubwo yazana mbenya gutumira hari abantu yakuye hanyuma The Forest ni filime imeze itese abantu bazayibona cyane ariko mbere ko tuba kuri The Forest kugira ngo Sabi abanze adukorere kandi intro gato urumva MITSUTSU yaje Musanze ariko ari kumwe n'abandi batandukanye ntabwo ari bubonye bari hano muri studio n'abandi batandukanye Sabi amanze n'abakiriye mu mujyi we bantu karibu sha nawe wangegera karibu gwera gusa turi kumwe hano ni mu birunga buretse nze bisobanura hano ni ku munuzi aha turi ni mu rya gatandatu mu rya gatandatu sibyo kuri radiyo
karibu filime yawe The Forest abanyamusanze mu bantu ba mbere bazayireba ndi na muganda sana canira kuba wamugaburiye na mugande nawe karibu we nasoti zo turukungamera na bunduki karibu na patoro rujama karibu bo muhawe ikaze mu rugo muje gwacu kwa Musanze murazi karibu muri isanga mu gasitari ko nagira ikibazo ibyo twagiye sitari tuzakwakira karibu kabisa uragenda tubwira abantu turi kumwe n'abangaha yitwa SOLOBA cyangwa se Navi Brown Ndogo Suwede n'intuzigize yego n'umwe mu bo murimo gukorana kuri projet ya The Forest turi gukorana mu buryo bwo kuyamamaza ntabwo urimo okay my brother tugoye ikaze kuri DOGITERI Radio. okay murakoze cyane nkuko babivuze amazina banyita SOLOBA nkaba ndi umukomediye cyane ndi n'umwanditsi yego so nagiye nandika filime zitandukanye nanditse urusobe nimba muruzi simbizi yego turabizi nandika Kamugi ngirwa muri simbizi nandika Gashoka nandika Inshuti Nyanshuti projet nagiye nkora atandukanye so nkarabuzukuru so I have mfite projet nyinshi nagiye nkora so nkaba naguciye mu ijambo mbabarire tavuga izanjye urabona ari mbi zivugana yo byandika kumbe bya bintu nako Mitsuki nabo babyanditse uruzi ko tubitoragura se biri mu mutwe okay mu mutwe niyongeramo kubera talent ibintu byose dukora byanditse nandika rongotani nagiye nandika amafilme menshi ngiye nafasha n'abagenzi banjye MITSUTSU turanakorana mu buzima busanzwe uyu munsi mutuzaniye filime yitwa The Forest. Ni filime ikomeje kwamamaza ni filime nayo yanditse nijye wayanditse icyo bavuga kuri filime yitwa The Forest mugiye kumurikira i Musanze Bwambere nibwo Bwambere mugiye kwimurika n'ubwambere n'iki bavuga kuri filime so icyo navuga ni filime bita The Forest ikaba ari filime ijyanye like cyane yerekana ubukerarugendo ni uburyo bwo kuvuga ati mbese ntibiki duhura twagiye mu bukerarugendo duhura nabyo twagiye mu bukerarugendo hakaba harimo n'imbaraga zidasanzwe wenda dushobora no kuvuga ngo mugiye gukora filime imbaraga zidasanzwe like nka imbaraga zidasanzwe zimeze nyine twabyita amahoro movies cyangwa like magic movies filime iteye ubwoba kandi irimo imbaraga kandi irimo no kwerekana nyine u Rwanda nyine ibintu nk'ibyo ngibyo byose tuzaba ari umunyabwoba so ikindi navuga ni filime irimo abasitari bagiye batandukanye buri episode nka episode ya mbere harimo SOLOBA hakabamo Nyambo hakabamo Yakse harimo ibyamamare bigiye bitandukanye kandi turatekereza no gushyiramo n'abandi bagiye batandukanye hanyuma warakomeje ni filime ikinwa mu Cyongereza no mu Giswahili gusa Rwanda ni Igiswahili n'Icyongereza birakamkeza ikazajya noneho tuzadufata ikazaca kuri platform ebyiri akaba YouTube channel akaba na platform ya giti.net giti.net ya Junior Giti so urumva ni projet twifuje yuko n'aba bantu batumva Ikinyarwanda bashobora at least kubona ibyo Abanyarwanda dukora n'abaniba bacu duturanye n'abatanzania twaba turatekereza gushyiramo indimi za East Africa zose Ikigande Igiswahili Icyongereza something like nyine ibintu bigiye bitandukanye gutyo so ikindi ndabanza gushimira abashuti banjye aho ngaho turi kumwe aha ngaha MITSUTSU turakorana cyane ni umuvandimwe afite n'uruhare runini kugira ngo bimere gutya meze na Sabi nawe ni umuvandimwe wanjye turakorana buri gihe cyose tuzi ati mu gihe dufite inkingi zikomeye nk'izi ngizi
urora ufite hari uruvugi aransapotinga mu bintu byose nkora challenge mu ma-challenge niyo namaze kwandika sometime ndabahamagara bakaza tukareba ibintu tugiye gukora sometime so urumva ni abahungu banjye nanjye nkaba umuhungu wabo turakorana ubuzima bwa buri munsi cyane n'amabanga nyine n'amakomedi ya MITSUTSU ndayakoramo NSABI byose nyine urumva ariko iyo muri mu kazi muri kwite ntabwo ari ukumva bajya bakwistabingaho gato kwite narusha ujya ushobora kubakaruma iyo bari muri mood yo gukora akazi n'igiti turebye nabikijyamo ibibazo ni blague ni igiti iyo turi mu kazi nasaba barabizi urabakubita se biba ari kwisetsa ntabwo babikora uko byabenda bamuhetse ariko nsaba rero najya ibindi kwisetana nabikora bite gutera akantu no mu buzima busanzwe n'ibyo hari akantu k'amamesa numvise numva risaba numva no mu buzima busanzwe n'ibyo hari akandi ko kumwanga akagaruka nabyo numva risaba urumva risaba ugira garabyibuka ariko yavuze n'akandi k'umusatsi hano mu kiganiro uriya musatsi ariko ubwo nyine bise bihuza mwiza pe uriya musatsi ni mwiza umusatsi wanjye ni mwiza kandi n'impamvu umusatsi wanjye ni mwiza n'impamvu ufite ndawuzi wadusangije yose nk'akantu kamwe bagusangiza impamvu ni uko buri musore wese iyo ukora utiba ugomba kuba usa neza of course so nyine buri muntu agira na look yifuza uko MITSUTSU afite look iyo yawe yatsabiyo noneho yagira aho nagira ariko yawe uyasoro beauty soro saba afite insagi nitunonosore iby'amaruko ya tutabijyamo kure kuko ibi bintu binakaze bigakomera wakubita n'umuntu oya sinamukubita ko mwajya mukumva n'abashugamami bagezemo mwajya mukumva maze ibintu bigahinduka cyane rero muhore icyo navuga nyine ni uko buri musore wese ukora kandi ibyo akora abona n'aho bijya aba akeneye gusa neza tu noneho twe nk'aba artiste buri muntu agira uko ashaka gusa nk'uko MITSUTSU afite ukuntu asa ku giti cyiwe n'uriya na SOLOBA afite ukuntu asa ku giti cyiwe na Muganda afite uko asa ku giti cyiwe nk'uko ubona na boss wacu Rujama Phones nawe afite ukuntu asa nicyo navuga. Hanyuma nari ngiye kubaza ikibazo kimwe tunagana ku musozo, nari ngiye kubaza ikibazo kimwe kuri filime muzaniye abanyarwanda ndetse na East Africa muri rusange ndetse na Africa uzabasha kuyireba. Uvuze indimi, uvuga igiswahili ndakeka ndetse n'icyongereza n'ikigande no mu kigande ikinyarwanda tuzagishyiramo ariko ntabwo muragishyiramo, ntabwo kiraza kuri episode zibanza, ntabwo mumaze gushyira hanze episode zingahe? ubu ngubu dufite episode 6 ariko tugiye kumurika full episode ya mbere. So episode ya mbere mugiye gushyira hanze iri mu ruhe rurimi? Mu giswahili no mu cyongereza. Aho ngaho mise nibaza nti ni gute wa muntu utarabashije kugira amahirwe yo kujya mu shuri ngo yige, urumva ariko wenda akabazi kujya kuri YouTube, akabazi kujya ahandi hantu hose ashobora kubona movie akazireba, mwamuzaniye iyo filime iri muri izo ndimi zombi, urumva kandi iyo tuzi ko nyine filime ari saison uba ugomba guhera ku episode ka mbere ureba nyine kugeza igihe filime irangirije. So ntabwo muri kumva ko hari igice kimwe cy'abantu mwaba mwirengagije? Okay, icyo ngicyo twacyitayeho nk'abapatara bagiye dukorana nka Bwambere studio wita kuri editing n'amashusho, twabiganiriyeho nyine twanzura ko Junior nyine agomba gusobanura izaca kuri platform ya internet izabisobanuye. Donc izajya ibisobanuye? izabisobanuye. Okay. Ariko tuzabona version ebyiri isobanuye n'idasobanuye. Kandi ntabwo ariyo filime nyine dufite, ni uko gusa nyine ariyo tubanje hanze iri mu buryo bwa action, ariko dufite n'amafilime menshi turakora. Abantu wenda uyu munsi mugiye kuyimurika, ariko kandi hari platform zindi muzayishiraho abantu bashobora kuba uretse kuri YouTube hanyuma nyine turashyira kuri YouTube yacu, dushyire no kuri platform ya internet. So urumva ahantu habiri niho bashobora kuyikura ubu ngubu. Yes, ubu ngubu mu karere ka Musanze rero iyi filime mugiye kuyimurikirayo kugira ngo n'umuntu uri gutwumva uri mu mujyi banatubwira impamvu bahisemo kuza kwimurikira muri kano karere, kubera ko Rwanda ni runini, Kigali gupimiyaringa ibintu nyine ufite audience nini, kubera ikintu nacu uzinze kano gace.
yitwa tugiye guprimira ningira ku ibiza bizote bizote Yego. izina yemeze nk'ibifefe ibiza bizote no tuzakora ibiza okay ibiza reka mwunganire gato nuvuga ngo impamvu twahisemo gukora ni Musanze ntabwo ari honyine tugiye gukorera gusa mwunganire ntabwo ari honyine tugiye gukorera gusa nyine dufite tuwa nyine tuzakora mu gihugu hose Yego. ese ubundi bari kunyumva neza dufite tuwa tuzakora mu gihugu hose twahisemo nyine kubanza tuwa ya mbere kuyikora hano i Musanze kuko Musanze nyine naho ni umujyi w'imyidagaduro cyane niyo mpamvu twahisemo ariko mu cyumweru gitaha tuzajya Saloba yarigeze Mani twagoye singe kugira ngo wegere mikro yawe. Bazamura nawe ukazamuka ukazamuka Nakoresha yansabi mu gihe bagiye gusetingira. yansabi mwakoye ariko BJ ni kure Uretse no gusubiza ubanza nyine ngongera imuzamurire wowe wiringanize n'umunwa wawe. urumva bari reba dore ntabwo gutya hano ntabwo bakumva ariko gutya bakumva barazamura aho bakoze mu rwego bakajya ahandi bakajya ahandi kuko nashaka kugira kuri ya hano twagiye nawe Muzamurire ngiyo yansabi. samanze umushimuherezi yo aho hano irwa mbwira ngo yakoze ngo kuyisanga turi gucishijemo ntabwo nabibonaga mureke twagiye nawe okay urimo kutubwira nanimo ndabasobanurira ukuntu bimeze turi gukora tuba nyine mu gihugu hose ariko nyine twabanje gukorera hano i Musanze ariho hano hambere turacyakorera n'ahandi nyine nyuma ya hano tuzajya Gisenyi tuzajya Rusizi nyine mu ntara zigiye zitandukanye nuko twahisemo gukorera hano kandi ikindi nanone ngengeje kunganira mugenzi wanjye iyi filime izaba ifite ibice byinshi nyine n'ama episode ibice noneho iyi filime nijya gusohoka izasohokera kuri igitekerezo.net nyine abantu bashaka kureba ibintu umunsi turapremieringa kandi ngo premieringa ntabwo bareba filime yose abantu bayishaka bazajya kuri website ya Junior Giti yitwa igitekerezo.net bagura bon muri amafaranga 2,000 ntabwo ari menshi urebe episode zose uko ari 5 nyine akavorime kazajya kagizwe na episode 5 irebe n'izindi zose zajya zigenda zisohoka nazo zajya zica nyine urakoze cyane ibintu byo kwerekana filime mu mateka cyangwa se inzu kwerekana mu filime cyane cyane filime z'inyarwanda hamwe nk'abanditsi ba filime abayobora filime abakinnyi ba filime bose turi kumwe aha ngaha mu Rwanda murakora iki kugira ngo bigire imbaraga kuko ugiye kureba nka za Hollywood ugiye kureba mu bihugu byagiye bitera imbere byaratangiye imbere yacu usanga ari ikintu nyine bagize umuco ku buryo filime yasohotse bakubwira ngo kuri opening day ewana hari huzuye bakubwira ngo Atlanta hari huzuye amafaranga filime yinjije kubera abantu baje kuyireba ugasanga ashobora no kuba narengayo yatanzwe barimo kuyikora ubu ngubu mu Rwanda bimeze bite mbashira imbaraga murakoze cyane ni ukuvuga ngo ikintu cyari gihari hano mu Rwanda dufite isoko rimwe nyine twinjiza amafaranga kuri filime ni YouTube ariko ubu ngubu biri kugenda bihinduka urumva ubu hari ama website umuntu nyine ashobora gukora filime kuko ikintu cyaburaga ni icyizere nyine cy'abanyarwanda kutwizera bati bano bantu ushobora gukora filime nziza tukaba twayishyira kuri website y'ino abantu bakishyura 2,000 bakishyura 3 bingahe ariko ubu nyine ibintu byagiye bihinduka umuntu ashobora gukora nka filime akakora mu website abantu bagenda bazisangaho kandi bakishyura natwe rero icyo kintu twatangiye na SOLOBA ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye kugira tujye dukora filime ari nimba ari feature filime cyangwa ari amaseri tujye tuyishyira nk'aho ngaho kugira nyine ibashe kwinjiza nyine ibashe gufasha abayikinnyemo abayikozemo nyine ibintu byose bigiye bitandukanye ni ukuvuga ngo iyi niyo filime ya mbere dutangiye ariko hari n'izindi nyinshi cyane dufatanyije n'abaterankunga n'abavandimwe n'inshuti tugiye kujya dukora amafilime menshi kabisa kandi ngenda bararikira iyi filime yitwa The Future niyo filime The Forest iyi filime yitwa The Forest niyo filime ya mbere bisubire mu filime ya mbere mu Rwanda nziza kandi yahora kandi nateguye neza nyine iri ku rwego international ahantu hose uzayisanga uzayirebe kabisa ni filime nziza nimba ari n'umuntu uri hano uri kutwumva hano mu karere ka Musanze ufite umwanya mukanye duhurire hano kuri Biza Resort hano Nyarubande kwa
kwa Emma tugiye kuri premiering kwinjira n'ubuntu. hanyuma Mitsutsu azaba afitemo iyi role niba atari banga. Okay, Mitsutsu ni boss wanjye. Ni boss wanjye cyane. Mitsutsu ni boss wawe? Ni boss wanjye. Ushaka kuducanga rero? ya filime koko nihora nihora urumva byatangiye uri boss wa Mitsutsu. None right now waba Mitsutsu. Listen. Nyine mufite ukuntu mwita mwumva ibintu. Iyo umuntu avuze ngo ni boss wundi aba ari impamvu bivuze. N'abatwumva ni ba boss bacu. Yes, everybody can be a boss. Ariko biterwa na respect y'umuntu sometimes. Nasaba ashobora kuba boss wanjye, nanjye nshobora kuba boss wanjye, ariko Mitsutsu mostly cyane dufite ukuntu tuganira, dufite dukorana ibintu, dufite uburyo ngenda tugakoramo koko dufite ibyacu na Mitsutsu community muri team yacu ibyo dukora, nkagera nanjye ibyo nkora ku giti cyanjye, nawe akagera nansaba akagira ibyo akora ku giti cyiwe. Noneho hari igihe kigera bikaba ngombwa yuko mwicara mukaganira mukavuga ati noneho SOLOBA ndabona umaze gukora fresh, then ndaza noneho kuza gusapotinga mu buryo buno ndabona sinzi ko kubyumva none. Yes, nibwo buryo mbashatse kuvugamo ibintu. So wenda ball zizaza imbere ni turamenye ko bimeze kubera ko tugira icyo bita respect ukuntu umuntu yinjira muri filime yabiterwa n'ukuntu twabibaze ko twabipanze, niko nyine bwo buryo umuntu ashobora kuza yinjira muri filime. Yani bwo buryo nabwira gusa abasitari bose mu Rwanda bakina amafilime bazayikandagiramo, uzagushoboye amabwiriza azabegera. Turagana ku musozo, ndabona iminota yagiye, wenda tugana ku musozo. Mitsutsu icyo avuga kuri iyi filime icyo nzi cyo nuko izaba ari nziza. SOLOBA ni umwanditsi mwiza, ni umuntu dutegura ibintu akenshi bigasohoka birimo utumanyenyeri, ari utuntu twaje bita utumanyenyeri. Ngira ngo indirimbo ya Papa cyangwa mwayibonye? Wabonye video? Nabonye nawe ufite utumanyenyeri. Watubonye? Ariko tutumanyenyeri kujukura. Nicyo kintu kiba kibereremo muri filimi za SOLOBA buriya. Nawe ari gutumanyenyeri. Ntabwo dushobora kuburamo, niyo mpamvu izaba ari nziza. Niba mwanyemerera nasoreza kuri kino kintu, murabizi umuntu aba afite abafana impande n'impande mu nce zitandukanye. Ngewe rero ari groupe nakoze ni Musanze, nshobora kuba mfite abafana mumbabarire. Ese wamenye amakuru ko hari umwana wagerageje kukwigana akaza no kwasiba ubuzima mu karere ka Musanze? Arabimenye. Wabashije se wenda kuvugana n'umuryango we, wabashije kubikurikirana? Ndumva SOLOBA twabiganiriyeho, dutekereza no kuzayo, ariko turacyashaka nyine sinzi tugirana hano twabiganiriyeho ndi kumwe na SOLOBA. Arambwira ati niba twashaka nyine amakuru iwabo w'umwana tukaba twagirayo turamutse turaye, ariko n'ubundi ibyo byose ntabwo turi butahe. Ibyo ari byo byose ejo Imana idutije ubuzima umuntu ashobora kugerayo. Yego, umuntu azagerayo kabisa. Icyo nari ndi kuvuga rero nuko ahantu umuntu aba afite abafana batandukanye. Ngewe nkaba mfite groupe mpuriraho n'abafana banjye, nkabaganiriza bifuza kumbaza ibibazo cyangwa kuyinjiramo. Ni groupe yo gufasha ubundi ahanini, tukagerageza gufashanya n'abafana bacu. Groupe WhatsApp, wifuza ibindi bisobanuro wampamagara nazitanga nta kibazo. 078 19 67 29 niba uri umufana wanjye kuko wampamagara. Yisubire mu 078 19 67 29 niba uri umufana wanjye wampamagara ukamvugisha n'ijya kwitaba. Niba wifuza muri groupe yanjye WhatsApp tukajya tuganira muri groupe yacu. Yego, ntekereza ko twakwakira nka telefone imwe kuri Nsabi n'imwe kuri Mitsutsu, hanyuma tukajya mu zindi gahunda bakajya kumenya ibira filime cyane ko yari amaze kugerayo. 078 022 na 0722 uri buze kuduhamagara kuri iyo nimero. Ariko kandi mu gihe dukije ku murongo wa telefone, Nsabi
na Mitsutsu ndaza kubasaba mbere ko barekura muze kudukinira akantu kamwe shabara gakene muri ja Mitsutsu arihangana nubwo ananiwe anyuzemo Ejuru rero ikibazo cy'umutwe yego amahoro cyane turi kujyagana ku musozo agiye kubaza ikibazo kimwe hagati ya Mitsutsu na Nsabi hanyuma agusubiza ariko twibwira tubwe nawe rereye Espita Cleva ngo Nyamagabe mu bize neza cyane tumeze neza turashima yego Ye. muraho meze neza Amahoro. narese Kadame. hari ukuntu nyine udufilime udukoze dusanga tuba tudushaka ariko ntitutubone byihuse Mutubone byihuse. ntituzibone byihuse Okay. wazisanga he Aho hafi hari ikigo nderabuzima. Mbwira dukemura ikibazo. Hari ikigo nderabuzima hafi aho ngaho. Aha, turazohereza kuri ambilansi rero. Zibagereho zihuse. bro urakoze cyane Mitwa the forest Nsabi musubiza uburyo babonamo filime zawe Ni kuri byihuse ambilansi Nose ambilansi byihuse ziniki cyihuti niye modoka yihutaga mu Rwanda kurusha ambilansi. Sabi nazamushobora ibintu ngayemo Nose ni paka muzimuye ku modoka Kuri ambilansi amafurashe no kugohereza kuri ambilansi. Kibazo ufite ni agamushobora ndabizi byo muzabiganira muri bro ahubwo kuri filime twa The Forest hari ikibazo ufite yahise agenda undi umwe hanyuma tugane ku musozo tugahita tubarekura Ejuru rero kurusi yaman uyu neza yaman busy fresh ndababaza abayitazi n'abakunzi babo Eric yego Eric ngenda shaka Mitsutsu ndakumva Eric Mitsutsu yes papa umeze neza fresh none kurusi yaman Mitsutsu abisuriye gutyo urumva nanjye tugitangira ikiganiro ntabwo expectinga ko turi butangire muri buriya buryo yatangiyemo ariko wumvishe ko yakubwiye ko ngarananiwe afite ikibazo cy'umutwe sinzi ariko yamuye n'amazi birashobora ko umutwe wawe urya birashobora ko umutwe wawe urya yego urakumva cyane musaza wowe kumubonera uri kubona uri kumva atari we ntabwo ari umuntu. wowe ndi kumva atari Mitsutsu Erika niwe ariko Erike noneho kurusi ariko simanza wumve Erike yes nahageze kurenege ni kumwe na Nsabi zaraje mu birombe Tewande tekobozi wawe Tekoji siba Umvishari sha umvishari ndakumva Eric hanyuma hari ikibazo ufite kuri filime twa The Forest noneho kurusi yaman nasubana ko ndamuzi nawe ndasubira uramuzi muvugane dukomeza ibigeze babakubita ibintu by'imipira batwara bagomba kubahana ndabemera cyane mu mafaranga ikindi icyo wavuga kuri filime twa The Forest hari ikibazo ufite cyangwa muriteguye kuyireba ikibazo ntacyo kuko nditeguye kuyireba nyine mu kugira ngo babakire kabisa turabemera cyane urakoze cyane katwumve yego nsaba n'umuhamagaye nawe ni umusanzu wacu nibangira ndabizi ko va mu basaza jya mu bana b'urubyiruko ureka mu so urakoze cyane urakoze Eric yego tugera ku musozo mu dukinira akantu gato kandi tubasezere tunakurikirana igikorwa cyo kureba iyo filime Mvurira umugore Jean Claude. We wikwiriza cyangwa uje kurereka nkwerekeza ibizi bitanu
sibyo reba kiriya gikobwa gifite amabono oya ariko nanjye reba kiriya kiri kugazunguza uretse pasa reba shaka reka kiriya gikobwa nshaka nka kiriya rero nanjye rero hariya umva se rangwida byagenze bite wowe abasha kwigerekara hejuru ya rangwidara igute uburyo ngo rangwida inzugi zirafunganye rangwida rero kubera ko ataranye nanuze na Suzana ndaje kumatana rekota nanjye ejo barampimye rero bansangamo akanuza k'agakoko narakubwiye ati wajya uhweragweregwe cyangwa ukuntu bigenza ujya ukoresha kakana kiye sinabonye bose ariko nanjye ngo nabimenye nyuma agakoko buriya agakoko bahise bavuga bati agakoko karimo bosi reka mubwira amakuru ya bosi ariko nasanze bajya bavuze agendahura neza bosi nawe nabundi yagize ajya Mitsu karame dore Jean Claude murakoze cyane guys murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kandi ntekereza ko anytime nagaruka musanze turahari kugira ngo tubane namwe tunabifuriza kuza kugira show nziza ndetse n'abantu baze kuza kuhagera yamani twari kumwe na MITSUTSU twari kumwe na DOGITERI NSABI twari kumwe na Buduki twari kumwe na Rujama Fonds niwe muterankunga mukuru Rujama Fonds ndumva nshaka kubatuma umuntu washinze ibintu bijyanye n'amasoko uze kumubwira kuri ubushakashatsi kuri Energy Radio kuko ahangaha ni ahantu heza kabisa kugira ngo ubwo butumwa urimo gutanga uyu munsi bireke kuba uyu munsi gusa ahubwo bibe always hari umuntu ubishinzwe uwo muntu ubishinzwe kumubwira arayikurikirana kandi akurikirane kabisa murakoze cyane